nibagirwa nibagirwa ameniona ameniona ameniona. Haleluya haleluya, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka mbasuhuze aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Hari abari mu gitondo, hari abari nijoro, hari n'abari ku mugoroba. Uwiteka abagirire neza kandi abaha umugisha. Naringize ngo tutaramane muri uyu mwanya kuri iyi channel y'umuvandimwe Kagame Bofisi, kugira ngo twishimire ibyiza Imana yadukoreye umwaka washize, tunashimira ibyo Imana imaze kutugezaho muri ayo matariki 20 y'ukwezi kwa mbere 2025. tunaragiza Imana ibikorwa byacu by'aya mezi ari imbere, kugira ngo Imana izabane natwe. Reka dushime Imana mu isengesho, hanyuma turamye duhimbaze. Kristo duciye bugufi kugira ngo utubabarire ibyaha n'ibicumuro. Turabanyantege nke, turabanyaminwa yanduye, ariko umusaraba wawe waje ari igisobanuro cyo kozwaho ibyaha iyo twemeye tugaca bugufi. Amaraso wamenye niyo dusabye kugira ngo adutwikira duhanagureho gukiranirwa kwacu. Tugiye kugutaramira Mwami, tugiye kuvuga ineza yawe, tugiye kuvuga imbaraga zawe. Twishimire kandi utunezererwe. Ubutumwa bugiye gutambuka mu buryo bw'indirimbo buhindurire benshi kukumenya, buhindurire benshi gusubizwamo imbaraga no kumva ineza yawe. Urakoze Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Nabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho, nabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho, nabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo nukuri numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima wanjye uretse iyo kuvuga Yesu warakoze. Nta bihe cyangwa urupfu bizatuma nukuri njye nkuvaho, nta bihe cyangwa urupfu Yesu we bizatuma njye nkuvaho, nta bihe
cyangwa urupfu bizatuma njye nkubaho, nubwo naba ndi mu bukene nta bihe cyangwa urupfu mwami w'abami bizatuma njye nkubaho, nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga Yesu warakoze, uretse iyo kuvuga Yesu warakoze, uretse iyo kuvuga nukuri Yesu warakoze, wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona, nitamwimbia Bwana wangu kwa kuwa yeye ameniona, 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 Baba yangu ameniona.